ukagenda. Rero Kristo yaje mu muntu aza kurema ubundi buzima bushya butandukanye nuko yagendaga, bitandukanye nuko yabagaho. Abantu bamubonye bahita babona yuko wa muntu yahindutse kuko yakiriye undi muntu mushya mu buzima bwe. Muri uyu mwanya mwiza, umwanya Imana duhaye kongera kuganira nayo, muri uyu mwanya w'ijambo ryayo, turagushimira wowe Imana yahaye amahirwe, turagushima wowe ufunguye video, kandi dushima Imana yakubashishije kandi kaguhaye amahirwe kugira ngo dushobore kuganira nayo muri uyu mwanya w'ijambo ryayo. Munyemere rero mbere yuko dukomeza n'ibindi, maze mbibwire ku batanzi, birashoboka yuko ufunguye video ari ubwa mbere cyangwa se bageze kuri channel ari ubwa mbere, ariko reka maze nkwibwire, nyuma yaho ndaza kukubwira ibyo tugiye kuganiraho Imana ashize ku mutima. Amazina yanjye nitwa Semahoro Theophile, ndi umugabo, mfite umugore, mfite n'abana, ndakijwe nkunda Imana, nkunda n'abantu bayo. Rero ndumva kwibwira nari ibyo ngibyo, ufite ibindi yifuza nawe yanyandikira mu gikara aho ngaho, asigaye twabimubwira ariko numva ibyo bihagije. Nyemere rero dusenga Imana, asigaye tuze tuganire n'Imana cyangwa tuganire namwe, tubabwira ibyo Imana yadutumye kubabwira kuri uyu munsi. Reka dusenge. Data wa twese, uri imbaraga zacu, uri amahoro yacu, uri ibyiringiro byacu, ijambo ryawe ryarambwiye ngo umufasha utajya kuboneka mu byago no makuba, niyo mpamvu tutazatinya na isi yakurwaho ikajya muhengeri. Dushimiye kugira neza kwawe kwinshi gukomeza kubana ubwoko bwawe, dushimishije n'aya mahirwe duhaye kongera kugaruka imbere y'ubwiza bwawe, kugaruka muri iteraniro ryiza, kugaruka kongera kuduha ubutumwa tugeze ku bwantu bawe. Turagushima ko ubutumwa duhaye, turasaba kugira ngo tubashishe dushoboze kugira ngo ijambo tugiye kuvuga yerekejwe n'imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Ntaba ari imbaraga zacu, ntaba ari ubwenge bwacu, ntaba ko dusobanura, ahubwo iyo wifuza mwami nyiringabo, ibyo ushaka ku bantu bawe ubageze nk'uko Imana ishobora byose. Ngaho turagutumye kugira ngo uyu mwanya uzubane natwe, icyo tubangamiye kandi cyo turogoye n'imbaraga z'umwijima, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Icyo ushaka mwami w'abami, nyemera kire ku bantu bawe, abari bagiye kure yawe, abari barakubangikije n'Imana, abari baragiye kure y'ubushake bwawe, kubera ijambo ryawe ribagarure kandi rigere kuri benshi bashoboka, kuko ufite imbaraga n'ubushobozi zo kubageraho. Warakozwe gutanga nakoje gusa muri natwe muri byose, mu izina rya Yesu. Amen. Imana uyu munsi yanshize ijambo ku mutima, riboneka mu Bakorinto ba kabiri, urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto, ni ibice ni 5, umurongo wa 15 n'uwa 16 ndetse n'uwa 17. Paulo yandikira Abakorinto ba kabiri ibice 5, umurongo wa 15 n'uwa 16 n'uwa 17, hari amagambo atubwira ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho kuba wapfiriye akanabazukira. 16. Nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. 17. Umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibyakera babishize, dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Numva ari byiza urakomeza usome mirongo ikurikiyeho, kandi ndabizi neza yuko ayo magambo ni meza, hari subwa mbere yumvise, hari subwa mbere yabonye, ariko nasaba kugira ngo ngere tuyatekerezeho. Hari ijambo nahawe kugira ngo ngeze kubankurikiye muri kano kanya, ni ijambo rifite umutwe uvuga ngo mbese ubuzima bwawe bugengwa nande. Ndifuza ni ikibazo nifuza kukubaza kugira ngo nawe ugitekereze, ariko ntumpe igisubizo, ugisubiza umutima wawe, ndetse gihe n'igisubizo Imana, kuko muri kumwe n'Imana yacu iri kumwe natwe, yitwa Emmanuel. Ubuzima bwawe bugengwa nande? Ubuzima bwacu bugengwa nande? Ubuzima bw'abizera, ubuzima bw'abatizera bagengwa nande? Twasomye amagambo Paulo yandikiye Abakorinto ibice 5 umurongo wa 15, ibice 5 wa kabiri ibice 5 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 17, aho Paulo agaragaza umuntu utandukanye n'uwo yarari mbere. Aravuga ngo kandi uwo yapfiriye bose kugira ngo abariho uyu munsi be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho kubwa bapfiriye ndetse akanabazukira. Arongera aravuga ngo niyo mpamvu kubera yuko bariho mu bundi buzima, nta muntu ukwiriye kongera kubatekereza nk'uko bahoze mbere, kuko babonye ubundi bwene gihugu, babonye indi nationality, babaye mu bundi buzima.
rero nongera kwingira ngo wongere witekerezeho, wongere wibaze ngo ubuzima bwawe bw'umwuka bugengwa nawe. Mu bintu nakuyemo ndimo gusoma ahangaha nuko Kristo yatanze ubugingo bwe kugira ngo umwizera wese atazarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iko niko Yohana yanditse ibice 16 avuga ngo kuko Imana yakunze bari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bibiliya ikambwira ngo mbere yuko Kristo aza kwitanga, mbere yuko Kristo atanga ubuzima bwe, mbere yuko Kristo atanga ubugingo bwe, mbere yuko Kristo aza mu isi, yari yarateguriye umwana w'umuntu uburyo azabaho, akamu buzima bw'ubusabane n'Imana, akamu buzima bwo kunezeza Imana, akamu buzima bwo kuvuga ikibero cy'Imana, akamu buzima bumunejeje ariko no bunezeza Imana. Ariko Adamu na Eva baza gucumura, bikura mu ngobyi ya Edeni, bikura aho Imana yashize heza, bikura mu munezero aho nta miruho, nta marira, nta gupfa, nta gufusha, nta ntambara, nta bibazo. Bari mu buzima bwejejwe, bari mu buzima bukwiriye, bwari ubuzima bwiza. Ariko Adamu na Eva baracumura kugeza igihe bumvishe imirindi y'Imana, kuko Kristo yarabasuraga mu mafu ya nimunsi, nikije muri Imana tugera mu itangiriro. Ariko umunsi bamare gucumura ngo babona ko bambaye ubusa, ngo bahunga ubwiza bw'Imana. Ariko Kristo atangira indi gahunda nshya, atangira ubundi buzima bushya bwo kongera gushaka uko yakongera kubana n'ubwoko bwayo. Haleluya. Kristo rero nta bundi buryo yarasigaranye, ubundi buryo bwose bwari bukurikiyeho ntabwo bwari buzima butuma Imana yongera kubana n'abantu bayo. Rero mwibuke yuko kuva Adamu na Eva batandukanye n'Imana, ntabwo abantu bongeye kubana n'Imana imbora nkubone. Abantu batandukanijwe n'Imana batangira kubana n'Imana mu bundi buryo, uko bage babona mu masezerano, mu buryo bw'amasezerano, bayoborwa n'abami, bayoborwa n'abatamzi, bayoborwa n'abantu batandukanye, bayoborwa n'amategeko ya Mose n'ibindi bitandukanye n'abami, kugeza igihe Kristo yabonye yuko tugomba kuva mu gihe cy'amategeko, tugomba kuva mu gihe cy'ububata, tukaba mu gihe cy'ubuntu, aricyo gihe cya Kristo. Rero Kristo yemera kwitanga, Kristo yemera gutanga ubugingo bwe, yemera gutanga ubuzima bwe kugira ngo twebwe abariho dukurikije ubwo kamere yatuyoboraga tube mu bundi buzima, batari ubuzima bwa kamere ariko ari ubuzima bw'umwuka. Haleluya. Niyo mpamvu rero Paulo arababwira ngo niyo mpamvu kuvera uyu munsi dukwiriye kubaho mu buzima butari ubuzima bw'umubiri, tugomba kuba mu buzima bw'umwuka. Rero ndashaka kubwira mu ibi bintu bibiri bitandukanye kandi buri wese agomba kumenya, buri wese agomba kwitekerezaho. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba mu buzima bw'umwuka cyangwa kuba mu buzima bwa kamere. Rero wisuzume hagati yawe, mu mutima wawe ni uko uriyizi nanjye ndiyizi, kuko umwanditsi wa Bibiliya yaravuze ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Rero umutima wawe ushobora kugushuka, ariko ni nawo mucamanza, ni nawo kubwira ukuri abandi batakubwira. Hari ukuri ushobora kukubonaho sinkubwireho, ariko umutima wawe hari ukuri kuziho ushobora kukubwira abandi badashobora kukubwira. Rero uyu mutima wawe ni ukubwira ngo nese nyoborwa n'umwuka wera w'Imana uba muri ngewe cyangwa nyoborwa na kamere iba muri ngewe. Mu yandi magambo icyo Kristo yamaye kubabaza ni iki ngiki: ubuzima bw'umuntu, ubuzima bw'uwakiriye Kristo ni ubuzima bugengwa na mwuka wera gusa. Haleluya. Ubuzima bw'umuntu wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwe cyangwa se w'ubugingo bwe ni ubuzima buyoborwa n'umwuka wera w'Imana, ni ubuzima buyoborwa n'Imana, kuko ni Emmanuel, ni Imana ituye mu muntu, ni Imana ivugira mu muntu, ni Imana ikorera mu muntu, ni Imana igendera mu muntu. Ariko hakaba n'undi muntu wa kabiri utari umuntu wa Kristo, ari umuntu wa kamere. Rero uwo muntu wa kamere ibyo akora ntabwo abikoreshwa nawe, abikoreshwa na kamere iwe. Reka mbabwire ngo n'abantu bakora icyaha ntabwo ari uko bashaka gukora ibyaha, ngo ni kamere ibabamo ibakoresha ibyaha batabishatse. Reka mbabwire ngo iyo uganira n'abantu benshi babaye imbata z'ibyaha, ukababwira ubutumwa ndetse ukabereka uburyo ibyo barimo bitari byiza, nabo abenshi barabikwemerera, bakubwira ko ntako batagize kugira ngo bashobore kwikura aho bari. Ariko impamvu batashoboye kwikuraho, bari mu bubata nabo batazi, bari mu bundi bubata, kandi ububata ni iki? Ni ububata bw'ibyaha. None Kristo yamuntumye ngo mbabwire ngo mbese uyoborwa n'ubuhe buzima? Mbese ubugingo bwawe, ubuzima bwawe bugengwa n'iki? Mbese bugengwa na mwuka wera w'Imana uri muri wowe cyangwa bugengwa na kamere nanone iri muri wowe? Mbibutse yuko ubu buzima iyo Kristo amaze kuza amaze kutuzaho, atanga amahitamo abiri. Kristo arakubwira ngo uhitemo ubugingo buhoraho uzabone ubugingo buhoraho, uhitemo ubugingo uzabone ubugingo buhoraho, cyangwa se uhitemo gupfa uzajye Gehinomu. Rero ndagusaba ngo wisuzume ubuzima bwawe.
bwawe wabuhaye Kristo kugira ngo uzabaho ubuzima bw'iteka, cyangwa se ubuzima bwawe wabwimye Kristo kugira ngo uzabaho ubuzima bwa Gehinomu. Rero wisuzume, nanjye nisuzume. Niyo mpamvu Yohana wanditse Ibyahishuwe ibice 20 yavuze amagambo meza, amagambo yanejeje. Aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu wese niyumva ijwi ryanjye nzinjiriwe dusange. Mu yandi magambo, ubu buzima bwo kwakira ni ubuzima umuntu yihitiramo. Haleluya, mutima wanjye uranezerewe. Ubu buzima ndi kubwira ni ubuzima umuntu yihitiramo. Umuntu abishatse yakwemerera Mwuka Wera akamuyobora, ariko nanone atanabishatse yakwemerera kamere y'amarangamutima, kamere y'ibyaha, kamere yo kwimura Imana ikamuyobora. Ni ukuvuga ngo umuntu afite amahirwe. Reka mbabwire ngo Kristo afite imbaraga zo guhindura icyo ari cyo cyose. Nta na kimwe kinanira Kristo, ariko Kristo ntafata ku ngufu ngo umuntu yizere Kristo ku ngufu. Oreka da, Kristo ntagafata umuntu ku ngufu kugira ngo mwereke ibyiza. Arakubwira, arakwereka inzira, akwereka inzira y'ibumoso n'inzira y'uburyo, akwereka inzira y'ubugingo n'inzira yo kurimbuka. Avuga ngo hitamo. Rero ni wowe guhitamo ukamenya ngo ubuzima bwanjye nabuhaye nde, ubuzima bwanjye nabuhaye Kristo. Pawulo yandikira Abakorinto ko twabisomye, aravuga ngo uwo rero yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bwa Kristo. Mu yandi magambo, Kristo amaze kuzuka, amaze kuducungura, umuntu wese wakiriye Kristo ntago bakiba mu buzima bwe bwite, ubuzima yigenga, ubuzima ayobora, aba mu buzima bwo kuyoborwa na Mwuka Wera w'Imana uri muri we. Haleluya, ndabisubiramo. Iyo umuntu yakiriye uyu mugabo witwa Kristo, ntabwo bakigendera muri za kamere, ntabwo bakigendera mu bisekuruza bye, ntabwo bakigendera uko yahoze agenda, uko yavugaga birahinduka, uko yakoraga birahinduka, uko yagendaga birahinduka, ubuzima bwe birahinduka. Kubera iki? Kuko iyo Kristo aje aza ari umucyo mu muntu, kandi uwo mucyo yuje si ngombwa yuko umucyo wimenyekanyisa ko waje, umucyo uhita umurika, umwijima ukibwiriza ukagenda. Rero Kristo yaje mu muntu aza kurema ubundi buzima bushya butandukanye nuko yagendaga, bitandukanye nuko yabagaho. Abantu bamubonye bahita babona yuko wa muntu yahindutse, kuko yakiriye undi muntu mushya mu buzima bwe. Haleluya. Munyemerere mbaho urugero rwiza nahawe mu bitekerezo, nawe ubitekerezeho kandi nawe biguha urugero rwiza. Ikintu nahawe kubaho urugero, abantu bazi ikoranabuhanga bazi icyo bita computer cyangwa se ordinateur. Computer iyo ari nshyashya, iyo nta kintu kirajyamo, ni ukuvuga ngo nuko ibiteye nyine. Bivuga ngo iyo twakiriye Kristo mu mwami n'ubuzima bwacu, tuba tumeze nka computer idafite ikintu kirimo, tuba tumeze nka ordinateur idafite programme nimwe irimo. Ni ukuvuga ngo rero ira computer iyo itarimo programme ntacyo ushobora kuyikoresha nubwo yaba nizima. Kugira ngo computer cyangwa se ordinateur igire umumaro, nuko ibirimo programme. Bisaba ko ureba abafite ubunararibonye, bafite ubumenyi wo guprograminga ya computer cyangwa se ordinateur, bigatuma igana programme ukaba wayikoresha icyo wifuza. Rero natwe iyo twakiriye Kristo, tuba twakiriye ubundi buzima. Kristo iyo tumuhaye ngo yongera akazana izindi programme z'umwuka mu buzima bwacu. Haleluya. Mu yandi magambo, icyo akora niki? Adutandukanya n'ibindi byari twari dufite, n'ibindi twabanaga nabyo, asigaye tukaba mu buzima bumeze nk'ubwa computer, ubuzima bwakira ibindi bintu bishya bishizwemo na Kristo. Mu yandi magambo, niyo mpamvu usanga umuntu niba yarakoraga ibyaha, niba yari imbata y'ibyaha, ariko kuko yakiriye Kristo, hari indi programme nshyashya iza mu muntu. Uko yagendaga agatangira gukora bitandukanye nuko yakoraga, akavuga bitandukanye uko yavugaga, kubera yuko hari izindi programme nshyashya, hari ibindi bishyashya byashizwe mu muntu, bituma wa muntu ntaba agikora ibye, asigaye akora ibyo Kristo ashaka. Haleluya. Ikintu cyanejeje iki Kristo arimo kunganiza muri aya magambo. Ikintu cya kabiri nuko namaze kumenya ko iyi computer kugira ngo ishobore kugira ubuzima, nuko iba ifite icyo bita antivirus cyangwa antivirus. Iyi antivirus ni programme idufasha kurwanya ibikoko cyangwa ibintu byangiza ibyo bayishizemo. Mu yandi magambo, iyo turi muri iyi si, Satani abameze nka virus. Satani ni virus. Satani iyo yaje mu muntu ashaka kwanduza, ashaka kurya, ashaka kwangiza, ashaka kwica amadosiye yose twashizwe Kristo yadushizemo. Ariko
ariko rero iyo twakiriye Kristo aduhindukira antivirus. Kristo ahinduka antivirus mu buzima bwacu. Iyo abaye antivirus niyo Satani azanye ibye kugira ngo bidushyiremo, kuko twakiriye antivirus ariwe Kristo muri twebwe. Kristo araza akica, Kristo araza agakuraho, Kristo araza akabangamira bya bindi byose byari mu muntu, bya bindi byose byifuzaga kwangiza wa muntu uri imbere. Niyo mpamvu basaba kugira ngo uyu munsi biragusaba kugira ngo wakire Kristo. Numara kwakira Kristo akubere antivirus, nukuvuga ngo bya byaha byakunaniye, bya byaha byakuneshaga, bya bintu utashoboraga. Numara kwakira Kristo, numara kwakira uyu mwami, numara kwakira uyu mutware, azakubera antivirus. Satani naza n'ibyaha, Satani naza n'ibiteye ubwoba, Satani nakwanduza, kuko ufite antivirus ariyo Kristo, ariwe mwuka wera w'Imana, azakubashisha kunesha bya byaha arimo kukuzanaho. Haleluya. Kandi ikintu cyantangaje, iyo umaze guha ubuzima Kristo, iyo umaze kwiyegura Kristo, Kristo yampaye amagambo ngo mbabwire ngo birabisaba ko iyi computer bashyizemo programme ihori irimo umuriro. Kugira ngo ijye mu muriro bisaba kuyicaginga. Uyu muntu wakiriye Kristo asabwa guhora ari charge, agashobora kuba yishiramo umuriro. Kandi kwishyiramo umuriro si umuriro usanzwe, ahubwo ahora yegera Kristo kugira ngo Kristo igihe yumva ashizemo umuriro, igihe yumva ananiwe, igihe yumva asubiye inyuma, kuko Kristo ari charge yongera mu izindi imbaraga. Haleluya. Wibuke yuko Kristo ari imbaraga abananiwe. Mwibuke ko Kristo ni untege nke, uri intege abacogoye. Kristo ni ushoboza babandi bya bintu utashobora kwishoboza. Ariko kuko Kristo ari charge, kuko Kristo ari chargeri, araza akadusharija. Niba tugiye kugwa, niba mu Kristo yavuze ngo ningwa nzabyuka, ninjya no mu mwijima Uwiteka azambera iki umucyo. Kubera iki? Kuko duhora kuri charge, duhora kuri chargeri ariwe Kristo. Uhora tubwira ngo ugiye bateri yawe igiye kuba low, bateri yawe igiye kuba febre, bateri yawe igiye kujya hasi, igiye kuzima, kuko dufite charge ariwe mwuka wera muri twebwe. Ahora twereka intege nke zacu, ahora twereka aho twananiwe. Kubera iki? Kuko ubuzima bwacu twabuhaye Kristo. Haleluya. Rero ndashaka gutanga urugero rumwe ariko nsorezaho rw'umugabo wafashe ubuzima bwe, imibereho ye ayiha Kristo. Yemerera Kristo kugira ngo amuyobore, kugira ngo ategeke ubuzima bwe. Uyu mugabo ni Nowa. Ariko ntarakubwira Nowa, reka nkubwire aya magambo. Natangajwe n'amagambo wanditse Abaheburayo yavuze bice 13 n'umubare 5. Yavuze aya magambo, aravuga ngo mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, mwigane iherezo z'ingeso zabo, muzirikane iherezo y'ingeso zabo nziza, mwigane kwizera kwabo. Muyandi magambo ashaka kutwigisha iki? Aba batubanjirije bari bafite umubiri nk'uwacu, bari bafite imbaraga nk'izacu, isi bari batuyemo yari nk'iyacu, ariko bemereye Kristo, bamuha ubuzima bwabo, banesha ibitanesheka, barwanya intambara zikomeye, kuko natwe tujya tuzibona. Mbibutsa yuko intambara turwana n'abandi barazirwanya. Mbibutsa yuko ibi bitunesha n'abandi barabibonaga. Mbibutsa yuko ntabwo ubunyine ariho hari ibigusha, ariho hari ibigeragezo, ariho hari intambara kuruta izabatubanjirije. Mbibutsa yuko intambara uri kurwana nazo hari n'abandi bazirwanye kandi baranesheje. Impamvu banesheje ni iki? Nuko babanye na Kristo, baha ubuzima bwabo Kristo. Kristo ayobora ubuzima bwabo, Kristo ayobora imibereho yabo, Kristo abayobora, Kristo arabagenga, Kristo arabategeka. Bituma n'ibindi byose byashaka kubagusha, kubera ko bafite imbaraga za Kristo, ibashobora kwihanganira ibitakwihanganirwa. Haleluya. Rero Bibiliya ikatubwira ngo dukopere cyangwa se twigane kwizera kwabo, uko bavugaga, uko bakoraga, uko bagendaga, uko basengaga. Kuko niyo mpamvu Yakobo yavuze ngo dore Eliya nawe yari umuntu nkatwe. Mu yandi magambo, Eliya yashoboraga kuneshwa nk'uko kutuneshwa, ariko kuko yemeye Kristo amuha ubuzima bwe, byatumye ashobora kunesha ibyo abantu batekereza bidashobora kunesheka. Ndavuga Nowa asigaye nsoze kugira ngo ikigisho kitaba kirekire bikagora benshi. Rero nshaka kubwira iki kintu. Nowa yarantangaje. Musomye mu ntwari zo kwizera hari umugabo witwa Nowa, ariko Nowa impamvu yanesheje biriya byose nuko ubuzima bwe yari yarabuhaye Kristo. Haleluya. Ubuzima bwa Nowa yari yarabuhaye Kristo. Kristo arabuyobora, Kristo arabutegeka, Kristo araganza, Kristo aramuyobora, ntiyabakiciyobora ngo twabivuze. Kuko turimo kwiga ijambo rivuga ngo ubuzima bwawe bw'umwuka wabuhaye nde? Ubuzima bwawe ninde ubutegeka? Ubuzima bwawe nibwo bukigenga. Mbibutse yuko ikiri mu muntu nicyo kimugenga.
kamere nicyo kimugenga. Niba uri umuntu wa kamere uyoborwa na kamere kurimo, niba uri umuntu w'umwuka uyoborwa n'umwuka w'Imana ukurimo. Rero Nowa dore ukuntu byamugendeye, ndavuga ibintu bikeya kuko afite byinshi bibiri mutubwiraho Imana yagiye imukoresha, ariko yihanganira ibi byose kuko yari yarizeye Kristo amuha ubuzima bwe. Ikintu cya mbere Imana yabwiye Nowa ngo, Nowa ndifuza yuko wubaka inkuge. Mbibutse yuko Nowa siwe wenyine wari mu gihugu, Nowa siwe wenyine wari utuye muri icyo gihugu, hariho n'abandi benshi, ariko Nowa ubuzima bwe yari yarabuhaye Kristo, bituma Bibiliya irambwira ngo yiringira Imana, yakunda Imana kuruta abandi bantu bose babayeho. Kuko wibuke mu Itangiriro 6 Bibiliya itubwira neza yuko Imana yicujije itatumye irema abantu, ariko Nowa muri abo yicujije itatumye barema, Nowa ntiyararimo. Kubera iki? Ubuzima bwe yabuhaye Imana, bituma yiringira Imana kuruta ibindi byose. Hari ibintu nawe ugomba kumwigiraho. Bibiliya iduhamiriza ko Nowa yizeye Imana, yizera ameze nk'umusazi, nk'ibisazi, yizera ibintu bisa nk'ibisazi, wumva bishoboka. Ariko impamvu yabishoboye niki? Nuko ubuzima bwe yari yarabuhaye Kristo. Haleluya. Ikintu cya mbere cyaneje niki rero? Imana yabwiye Nowa kubaka inkuge. Nowa mbibutse yuko ntabwo yari yarigeze abona imvura, kuko Imana amubwiye ngo niyubake inkuge kuko imvura igiye kuzagwa, kandi iyo mvura nigwa izangiza ibyaremwe byose. Ariko arabwira ngo yubake inkuge. Nyamara Nowa ntiyigeze abona imvura, ariko yizera ko iby'Imana ivuze ko imvura izagwa, kandi nta nubwo yarigeze abona icyo bita imvura. Ariko kuko ubuzima bwe yari yarabuhaye Imana, yizera ko imwuzura uzaza kandi atarabona imvura. Mani tubwire neza. Ariko aha naganirijwe amagambo akomeye. Wibuka yuko twebwe ibyo tuvuga hafi ya byose dufite ibimenyetso, dufite ingero z'abantu batubanjirije byagiye bibaho. Mwene magambo ibo bizeraga nta kintu bashingiyeho, ariko twebwe dufite ibimenyetso by'abatubanjirije mu isezerano rya kera, mu isezerano rishya. Imana yagiye ibana nabo, yagiye ibasezeranya kandi iganasohoza. Rero twebwe dufite ibimenyetso bifatika bigaragaza ko natwe turamutse twizeye, turamutse twiringiye Imana nk'uko bayiringiye, natwe dushobora kunesha nk'uko nabo banesheje. Ikintu cya mbere rero Nowa yakoze niki? Biratubwira ngo yemera kubaka inkuge kandi atarabona umwuzure, ariko yizera ko umwuzure uzaza. Ndagusaba kugira ngo ubuzima bwawe ubikure ku bindi, ubuzima bwawe ubuhe Kristo, Kristo abuyobore, Kristo agutegeke, Kristo agaze mu buzima bwawe. Rero soreza nga bavandimwe, shaka kubwira iki kintu. Rero Nowa ikintu cya mbere Bibiliya umuhamiriza niki? Nuko yari kure y'inyanja. Yari kure y'inyanja. Aya magambo yarantangaje. Yari kure y'inyanja kandi yubaka inkuge hejuru y'umusozi. Wari kwibaza aya magambo, nawe uri umuntu wari kwibaza, ariko yizera Imana kuko ubuzima bwe yabuhaye Imana, bituma yizera ko iby'Imana imubwiye ari ukuri. Yari kwibaza aya magambo, yari kwibaza ngo niba ko ndi kure y'inyanja, ubu bwato nubatse hejuru y'umusozi buzava ku musozi gute bugera ku nyanja mu buhe buryo? Ariko yizera ko mu mbaraga z'Imana, kuko ubuzima bwe yabuhaye Imana, yizera ko Imana yimubwiye bwa bwato buriye ku musozi bukazagera ku nyanja. Kubera iki? Ubuzima bwe yari yarabuhaye. Haleluya. Ikindi cyantangaje ni iki rero? Nowa Imana amubwiye ngo, Nowa menya neza yuko uzinjira mu nzu, uzinjiramo n'inyamaswa, uzinjizamo n'ibindi bisimba ndetse n'abantu. Yari kwibaza iki kintu, yari kwibaza ngo none ubuzima bw'izo nyamaswa, ubuzima bw'abo bantu buzabaho gute? Kuko Bibiliya ntabwo itubwira ko bigeze bahunika. Oya, Bibiliya ntabwo igisobanura nimba bari bafite ibyo kurya, kandi nubwo bari babifite, wari kwibaza ngo bazajya babiteka gute, bizamariye kingana iki? Kuko ntabwo Imana yaramuhaye detail buri cyose. Kuko ubuzima bwe yari yarabuhaye Imana, yizera Imana iramunezererwa, Imana iramukunda, kuko Nowa yemera Imana. Bavandimwe, gusoreza ngaha nongera nkubwire aya magambo, nkubwire ngo Imana irakubaza ngo ubuzima bwawe bugengwa nande. Pawulo aravuga ngo kuko rero twebwe ntabwo tukiyoborwa n'ibiboneka, turayoborwa n'ibitaboneka, turayoborwa na Kristo. Niyo mpamvu rero nta muntu ukwiriye kudutekereza uko twahoze nk'abapagani, nk'abanyamubiri, dukwemera Mwuka Wera akayobora ubuzima bwacu. Soza ngusaba kugira ngo mwene data wongere wisuzume. Bibiliya atubwiye ngo uwo yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bwa Kristo. Ubuzima bwawe ubayeho ku bwanda. Mbibutse yuko Kristo niwe ugomba kuduha ibyo tuvuga, kuko niwe waturemye. Kristo niwe uduha icyerekezo cy'ubuzima, kuko niwe waturemye. Kristo niwe utubwira uko tugenda. Mu yandi magambo, ubuzima bwacu bugomba kuyoboza Kristo, kuko niwe uzi intego y'ubuzima bwacu. Mbibutse yuko ntabwo intego y'ubuzima bwanjye ari niyo ushaka gusoreza. Ntabwo intego y'ubuzima
bwanjye ari byo yiha. Intego y'ubuzima bwanjye nyihabwa na Kristo, kuko ni uzi impamvu yandemye, ni nawe uzi impamvu yanshizeho, ni nawe uzi impamvu ikora, ni nawe ugomba kwereka niba bikoze neza cyangwa niba mu rwego rukwiriye. Rero birasaba ko ubuzima bwanjye buba muri Kristo, nkabwa Kristo, kugira ngo anyereke aho nicara, anyereke aho mpagarara, anyereke ibyo mvuga, anyereke ibyo nkora, anyereke ibyo nkenda. Kubera iki? Kuko ntabwo ndiho kubera umugambi wanjye, ndiho kubera umugambi w'Imana. Haleluya! Ntabwo turiho kubera umugambi wacu, turiho kubera umugambi w'Imana, turiho kuko Imana yabishatse. Paulo abwira abakorintho abwira ngo uwo yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, babeho wa Kristo, wa ku Kristo wabapfiriye akanabazukira. Rero uyu munsi ubuzima bwawe wabuhaye nde? Niba warabuhaye Kristo, izina ry'Imana yagwa icyubahiro. Ariko nimba utarabuha Kristo, ndagukangura kugira ngo muri kano kanya wowe wumva ubutumwa bwiza, ubuzima bwawe buhe Kristo. Kandi akubwira ngo ubuzima bwawe kuba Kristo subukizwa gusa, ntabwo nukwemerera Kristo akayobora intambwe zawe, ukamubaza mu gitondo ngo uyu munsi abaye Kristo uri hano yagenda gute, ndavuga gute, ndarya gute, ndambara gute, ndagenda gute. Ubuzima bwawe ukabwa Kristo akabuyobora, kuko ni uzi impamvu yagushize aho ngaho. Rero ndashaka nkubwira ngo ubuzima bwawe ubushikirize Kristo. Nimba wumvaga hari ibindi bishingikirijeho ubikureho, nimba hari ibindi wumva wakora ku buzima bwawe bikureho, wemere Kristo akuyobore, wemere Kristo agukoreshe, wemere Kristo agutegeke, wemere Kristo abane nawe, kandi niwe uzagushoboza kugeza aho yagambiriye. Imana igumugisha kandi Imana ikugire neza. Wewe wumva ukomeje kubana natwe, ndagusaba kugira ngo iyi video uyisangize abandi, umenyeshe abandi ubutumwa, kandi n'ukuri ndagusaba kugira ngo dufatanye kwamaza ubutumwa bwiza. Hari abantu benshi bataramenya gakiza, hari abari mu mwishima, ariko nufatikanye natwe ijambo ry'Imana rizagera kure. Rero abashaka kumvugisha mu gikari uburyo butandukanye, telefone yanjye ni 0788727444 iri no kuri WhatsApp. Imana ibamugisha kandi Imana ibagire neza. Reka dusenge. Urakoze Kristo, dutanze ubutumwa nk'uko buduhaye. Turasaba kugira ngo iri jambo ryawe ukereshe bizwe bitangaza. Turagusaba kugira ngo abuzima bwabo abatarabuguha, kugira ngo buyobore ubutegeke, turabasabira kugira ngo babuguhe, babise ubuzima bwabo Kristo. Kristo agategekere muri bo, Kristo abe muri bo, Kristo aganze muri bo, mu izina rya Yesu Kristo. Abari kure y'amasezerano bongera bagaruke mu masezerano, abari mu mwijima, abari kure yawe Mwami, bongere bakumenye, bongere bakwizere, bongere bakwiringire, bongere bagukorere. Ubuzima bwabo bwitwe buyoborwe n'umwuka wera w'Imana. Urakoze kuri kumwe nabo, kandi witeguye gukora menshi mu mwijima, kubwo imbaraga zawe ziri mu izina ry'Uwatomera Yesu. Amen. Imana amugusha kandi Imana ibagire neza.